rero twamaze kubona hano witwa no Rugema arimo gukomeza kubwira amakuru uwitwa umugore warimo kuvuga ati baramfunze, ariko ukuntu byagenze byari ibintu bikomeye cyane, kandi ikindi kuba dogiteri yaramfashije rwose cyane akamfasha kuva muri ariya menyo ya rubamba, nawe yaramfashije cyane. Gusa icyo wamenya cyo ni uko kuba ziriya mpapuro nzifite ibyo ni ibintu bihagije cyane kandi byihagije. Uwitwa rero Mukantambara yakomeje kumubwira ati buriya rero narakubwiye ngo bamfatiyeho icyuma ugira ngo ndimo kubeshya, ariko kamarade yamfatiyeho icyuma kingana nk'umusozi. Undi aramubwira ati kingana gutyo, ati murabizi yuko uwitwa kamarade yitondaga cyane, gusa ariko ukinisha cyangwa wirukankana, sinzi icyo bavuga ngo wirukankana ukakimara ubwoba. Gusa hano uwitwa Rugema yabonye isomo arangira anavuga ati ariko bariya abahungu ntabwo boroshye, uzi ko banankinguye cyangwa bancukuriye bakanaba, ati rero ntabwo ari abantu boroshye, rero bano bigira abantu beza ku rundi ruhande, kandi nabo ntabwo ari abantu beza. Buriya turabizi neza no ko atari abantu beza. Aho ngaho rero twavuye twongera twizera kwitwa uyu nguyu witwa Sylvie ndetse na Kanyana. Rero hano hari ikibazo. Hano Sylvie yari yaje kubwira Kanyana ati burya njyewe umukunzi wanjye ubu ngubu yarakomfirimye, yamaze kunyemerera yuko ankunda rwose. Ese uwitwa Kanyana aramubaza ati se wowe baba barakwemereye? Kanyana aravuga ati ntabwo baransubiza, ariko nanjye nizeye yuko bazansubiza. Aba bakobwa bose nta n'umwe uramenya yuko bahuriye ku muhungu umwe. Ese kandi uyu muhungu twamaze kubona yuko bisa nkaho yahisemo Sylvie. Ese ubwo Kanyana ayo makuru namara kuyamenya bizagenda bite? Ese kuko utinda mu nyama, cyangwa ugutinda mu nyama ugacyura amagufwa. Rero sinzi uko bizagendera Kanyana namara kumenya yuko Sylvie amutwaye umukunzi. Ese bizagenda bite? Se urumva we bizagenda bite? Ese uru rukundo tubonana aba bakobwa babiri, yaba Kanyana ndetse na Sylvie, ruzagumaho? Ese kubona rugumyeho niko ntekereza ko byaba byiza, kuko n'ubundi umuntu ntago yagutandukanya n'undi, cyane cyane yuko utigeze unabimubwira cyangwa mwese mutigeze mubigiramo uruhare kugira ngo mumukunde, cyangwa nta n'ibyo mwigeze muganira, kuko bano bakobwa bahishanyije umuntu bakunda. Rero ntekereza ko ku ruhande rw'uwo uzasigara atahiswemo cyangwa batamutoranyije, atazigera yagakwiye kuba arakarira undi. Ese uru rukundo kuko uko ubibona ruzagabanuka? Aba bakobwa tubona bishimye baseka bari kumwe, kuko cyane cyane bahuje n'umukunzi cyangwa bahujwe n'inshuti yabo iribagiza. Ese aba bakobwa bizagenda bite? Ese bano bakobwa uru rukundo murumva ruzagumaho? Ubimbwira aho ngaho muri comment. Aho ngaho rero hashize akanya yataza mama wa Kanyana, araza arabasuhuza, baramubwira ati Sylvie ubu ngubu afite umukunzi. Mwibuke ko na mama wa Kanyana yavuze ati ngiye nzakubwirira umuhungu yuko umukunda rwose cyane, ariko ntabwo turamenya neza niba yarabivuze cyangwa atarabivuze. Gusa icyiza igihari ni uko aka kanya wenda Sylvie yaba we yarakuyemo akarenge. Gusa ku ruhande rwacu rwose bano bakobwa bose turabakunda. Iyo haba habonekaga n'undi muhungu Kanyana yagakwiye kuba yifuza, nawe twamushyigikira tukamushyigikira rwose cyane. Gusa uru rukundo turifuza yuko rwaguma hagati y'abano bakobwa bagakomeza bagakundana cyane. Aho ngaho rero twavuye turangije twigarukira hari uyu nguyu iribagiza ari kumwe na musaza we, arimo kuvuga ati naciye hano mu nzira y'umusaraba, naciye hano byari bikomeye. Ati rero ubwo byari bikomeye, rero ndagira ngo mubwire yuko bari abakamarade na Emile bamfashije kubona umuti, n'ibindi bisigaye bazabikora. Bamfashije yuko menya ukuri, n'ibindi bisigaye bazabikora. Umusaza we yambwira ati rero humura, utarakwishe kiriya gihe ntago ngiye kukwica ubu, kuko ndahari, ndi papa wawe nawe uri mama wanjye.
ndetse ni musaza wawe nawe uri mushiki wanjye, rero humura nta na kimwe kizigera kikubaho Mari, ntibishoboka, ikitarakwishe buriya ntabwo kigiye kukwica ubu kuko turahari. Undi aravuga ati rero turi kumwe nanjye ndabyizeye yuko dushoboye nka musaza nka mushiki, abantu duhuje amaraso tuzakurana cyane kandi dukore dutere imbere tumere neza, ati ntugire ikibazo habe na kimwe. Aho ngaho rero twahavuye turangije kwigarukira hano hari Rugema ndetse na mushiki we rero yari arimo kumubwira ati rero ushatse wafata mama Kanyana na Kanyana kuko nibo tuzi ko ari umugore wawe, ukabafata akaba ari bo mubana, nawe ubundi bya Mukantambara ukabishyira ku ruhande kuko Mukantambara asa nkaho yakuruze. Rero Rugema adashiye ku ruhande aramubwira ati ngewe kuba narabyaranye na mama Kanyana ntabwo bivuze yuko uri bujye kumitiramo uwo ngomba kubana nawe n'uwo nagomba kubana nawe. Ati rero nkunda Mukantambara cyane, ndamukunda, rero niwe mugore numva nishimiye aka kanya. Ati kandi ntabwo ugomba kumenya, ushinzwe kumenya uwo ngomba kubana nawe n'uwo nagomba kubana nawe. Ibyo bintu rero ubishyire mu mutwe. Kandi ikindi biragoye kuba wabona arangije aramubwira ati rero Rugema reka nkubwire ikintu ugishyire mu mutwe. Ugishyire hehe? Mu mutwe. Njye nawe tuzahangana, ntabwo nzemera yuko ukomeza gukora amafuti mbireba. Baratongana cyane, ariko se wundi ntabwo hano kuri mushiki wa Rugema niwe urimo gukora amakosa, ntabwo wategeka umugabo ikintu agomba gukora mu rugo rwe, gusa ari kumugira inama, ariko ntabwo wabwira umugabo wabyaranye n'undi. Cyane cyo ntabwo Rugema yakirukana Nyirantambara cyangwa Mukantambara, ntabwo bishoboka kuko nawe babyaranye isimbi, noneho aka kanya isimbi we yaranabuze, urumva ni ikibazo. Rero Rugema yavuze ati ngomba kubana n'abagore babiri, nta kintu na kimwe bintwaye kandi nzabihanduringa ibyo ngibyo. Aho ngaho rero turangije twavuye twengeye twigarukira ahari witwa uyu nguyu witwa musaza wa Iribagiza arimo kuganira n'uwitwa Rugema, arimo kuvuga ati rero unyihanganiye nzajya nza hano kukubaza amakuru cyane y'ababyeyi banjye n'uburyo wahuye na mushiki wanjye. Ati rero mbikeneye detaye kugira ngo menye ayo makuru niyo nkeneye. Uwitwa rero Rugema arangije yahimbye ikinyoma, rwose byagaragaraga ko ari ikinyoma. Arangije aravuga ati hari kera nyine ubwo natabaraga impanuka yabaga ku babyeyi bawe, rero nabonyemo harimo umwana mutoya bamujyanye kwa muganga, ngira amatsiko yuko nakurikira umwana. Rero ababyeyi baje gupfa, ngira impuhwe nk'umubyeyi kubona umwana usigaye wenyine, kubona umwana utameze neza ugiye ukiri mutoya. Nibwo rero nafashe umwanzuro yuko ngomba gufata Iribagiza nkamufata nkamujyana hehe, nkamuzana mu rugo rwanjye nkamurera. Ati rero nuko nguko byagenze. Ati rero mwihangane kuba mwarabuze ababyeyi, kuko nanjye iyo mvuze icyo kintu umutima urandya nkumva ndababaye, nkumva nshisha urumeze. Ati rero ndumva n'ubungubu meze nabi. Ako kanya witwa Iribagiza yahise aza, arangije aricara, arangije arabareba, arangije abwira Rugema ati nanjye ndagira ngo ukomeze umbwire kuri ayo makuru urimo gusangiza musaza wawe. Ese Iribagiza yaba yibuka ibingibi iki kinyoma Rugema arimo kubeshya? Ese biraza kugenda bite? Reka dukomeze turebe ibya Rugema, ese bizarangira gute no kubeshya. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.